twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagwa na Nyagasani kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri iki cyumweru cya gatatu gisanzwe tariki 26 Mutarama 2025. Ahantu tugiye guhahurira n'Imana, buri wese ategura umutima we maze twakire Nyagasani uje tugana. Isomo ryamenye mu gitabo cya Nehemiya, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, uwa 5, uwa 6 n'umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Hari mu mboneko y'ukwezi kwa 7, maze imbaga yongera gukoranira ku kibuga cy'imbere y'irembo ry'amazi, bose bashyize hamwe. Nuko babwira Ezira umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Musa Uhoraho yari yarahaye Isiraheli. Ezira umuherezabitambo azana igitabo cy'amategeko imbere y'ikoraniro ryose. Kuri uwo munsi wa mbere w'ukwezi kwa 7 hari hateraniye abagabo, abagore, mbese n'abandi bose baciye akenge. Nuko kuva mu museke kugeza ku manywa y'ihangu, Ezira asomera icyo gitabo aho ku karubanda imbere y'irembo ry'amazi, hateraniye abagabo, abagore, mbese n'abandi bose baciye akenge. Imbaga yose yari yitonze bateze amatwi igitabo cy'amategeko. Umwanditsi Ezira yarahagaze ahantu hirengeye, bari bamuteguriye bakoresheje ibiti. Ezira abumbura igitabo bose bamureba, kuko yarahagaze basumbaga uko bangana, maze akimara kukibumbura imbaga yose irahaguruka. Ezira abanza gushimira Uhoraho Imana y'igihangange, maze imbaga nayo ishyira amaboko ejuru, bose bakikiriza icyarimwe bati amen, amen. Nuko barunama bapfukamira Uhoraho wubitse uruhanga ku butaka. Ibyo Ezira yamaraga gusoma mu gitabo cy'amategeko y'Imana, yabihinduraga mu rurimi rwa bose kandi akabibasobanurira maze bakabyumva. Nuko Nehemiya umunyacyubahiro, Ezira umuherezabitambo n'umwanditsi hamwe n'Abalevi basobanuraga rubanda babwira imbaga bati, uyu munsi weguriwe Uhoraho Imana yanyu, mwigira agahinda nk'aho mwapfushije kandi mwirira. Ko kandi imbaga yari yamaze kumva ayo magambo, maze bose baraturika bararira. Ezira arongera arababwira ati, nimugende murya inyama z'amatungo y'imishishe, munywe n'inzoga ziryohereye, kandi musangire n'abatagize icyo bategura, kuko umunsi weguriwe Nyagasani. Ntimugire agahinda, kuko ibyishimo by'Uhoraho ari byo buhungiro bwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 19, ibyishimo by'Uhoraho ni byo buhungiro bwacu. Itegeko ry'Uhoraho ni indakemwa rikaramira umutima. Amabwiriza y'Uhoraho ni amanyakuri, abacisha make akabungura ubwenge. Amateka y'Uhoraho araboneye akanezereza umutima. Amategeko y'Uhoraho ni uruhemure akamurikira umuntu. Igitinyiro cy'Uhoraho kiraboneye kigahoraho iteka ryose. Ibyo Uhoraho yemeje ni amanyakuri, byose biba bitunganye. Amagambo mvuga nibyo umutima wanjye uzirikana, nibijya bikunogera wowe Uhoraho, rutare nisunga n'umurengezi wanjye. Ibyishimo by'Uhoraho nibyo buhungiro bwacu. Isomo rya 2 niryo mu Baruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14 n'umurongo wa 27. Bavandimwe, mu by'ukuri umubiri ni umwe kandi ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zose nubwo ari nyinshi zigize umubiri umwe. Niko bimeze no muri Kristo. Twese twabatirijwe muri Roho umwe ngo tube umubiri umwe. Twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa abigenga, twese twuhiwe Roho umwe. Koko rero umubiri ntugizwe n'urugingo rumwe gusa, ahubwo ugizwe na nyinshi. Namwe rero muri umubiri umwe ariwo Kristo, kandi mukaba ingingo ze buri muntu ku giti cye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, n'umutwe wa 4 umurongo wa 14 kugeza ku 21. Ubwo benshi batangiye kwandika barondora ibyabaye muri twe, mbese nk'uko twabigejweho n'ababyiboneye kuva mu ntangiriro, ari nabo bari bashinzwe kwamamaza ijambo ry'Imana, nanjye maze kubaririza neza uko byagenze kuva bigitangira, niyemeje
nyakubahwa Theophile kukwandikira ayo mateka nyakurikiranyije ngo umenye nyakuri ukuntu inyigisho washyikirijwe zihamye. Nuko Yesu asubira mu Galileya yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu, aba ikirangirire mu gihugu cyose. Yigishirizaga mu masengero yabo, maze bose bakamushima. Hanyuma ajya i Nazareti aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona handitse ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwa ko babohowe, kandi namabaza umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yezu abumba igitabo, agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, ibiri mu isomo mumaze kumva mumenye ko byujujwe uyu munsi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ibiri mu isomo mumaze kumva mumenye ko byujujwe uyu munsi. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi numva ijambo ry'Imana, ujye ukora ku buryo riba rishyashya iwawe, kuko ijambo ry'Imana rihora rishya. Buri munsi Nyagasani aratubwira, buri munsi Nyagasani araduhumuriza, buri munsi Nyagasani atubeshaho akoresheje ijambo rye. Amasomo Kizito byacu duteguriye kuri iki cyumweru ni amasomo tuganisha mu buzima busanzwe nk'umukristo, wa mukristo usenga, wa mukristo uhura n'Imana, by'umwihariko ugahura n'Imana mu ijambo ryayo, ugahura n'Imana mu isengesho, ugahura n'Imana mu misa, mu bavandimwe n'ahandi henshi Nyagasani arimo gutwigaragariza kuko adukunda byahebuje. Ingingo remezo igiye kudufasha kuzirikana kuri aya masomo iragira iti, ububasha bwa Kristo. Kristo afite ububasha, ariko ubwo bubasha arifuza kubugaragaza mu buzima turimo uko duhura nawe. Aya masomo ntabwo aza kujya kure ya misa, igitambo cy'Ukaristiya, ya misa igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi tugomba cyane cyane kuzirikana kuri iki cyumweru: kumva ijambo ry'Imana, la liturgie de la parole, no gutura igitambo cy'Ukaristiya, la liturgie de l'Eucharistie. Ibyo bice byombi bibumbiye mu masomo y'uyu munsi. Ubwo tuza kuva cyane cyane mu isomo rya mbere, hagarutse mu icyo gice cya mbere cyo kumva ijambo ry'Imana, hanyuma mu isomo ry'Ivanjiri ndetse n'isomo rya kabiri hakagaruka mu icyo gice cya kabiri cyo gutura igitambo cy'Ukaristiya. Ubwo tuza kumva ko Yezu noneho ahibereye, Yezu wasizwe ahibereye. Nawe nanjye akenshi tujya twumva misa. Ese mubyeyi, tuvugishije ukuri, ujya wumva uburyohe bwa misa? Wari wicara mu gitambo cya misa ukumva neza neza nawe uri kwakira Yezu? Uyu n'umwanya rero uhawe, niba koko wajya guhushura misa, navuga nka padiri, niba koko wajya kumva misa ibihushuka utayitayeho, Nyagasani umunsi arifuza kongera kukubwira ati, uzi ububasha igitambo cy'Ukaristiya gifite? Uzi ukuntu Yezu yigaragaza ari mu misa? Igitambo cy'Ukaristiya. Mubyeyi, birashoboka ko nawe ugeze mu misa ukaza gutaha nk'uko waje. Birashoboka ko ujya mu misa kubera ikigare, kubera ababyeyi barabigutoje, ariko bishoboke ko bitafashe neza. Ukaza mu misa kugira ngo abandi baze kukubona, ngo batangire bavuge bati kuki yataje mu misa. Akenshi tukajya mu misa par routine, kubera umugenzo, imuhango, aho kugira ngo twumve misa nk'igihango. Uyu munsi Yezu arifuza ko nawe yaguha ububasha. Mu gitambo cy'Ukaristiya Yezu yongera gukiza, mu gitambo cy'Ukaristiya Yezu atanga ububasha. Amasomo cy'icyumweru arareba abakristo bose bitabira misa kongera gushyiraho umutima. Aya masomo arareba abantu bashinze ingo, cyane cyane aho bagomba kwicara bakumvira mu ijambo ry'Imana. By'umwihariko amasomo arareba abihaye Imana, la vie consacrée, cyane cyane abapadiri bashinzwe cyane cyane uwo murimo wo kwigisha, kuyobora ndetse no gutagatifuza imbaga y'Imana. Rero umuntu wese ujya ujya mu misa, umuntu wese yumva ijambo ry'Imana, aka kanya utege amatwi, by'umwihariko urushaho gutega amatwi wumva icyo Nyagasani akubwira. Buri jambo ry'Imana rigira uburyo rikubwira, buri jambo ry'Imana rigira uburyo rigukebura,
rero ntukajya ubihirikira ku bandi uti po bariya nibo bireba, uriya nibo babwiraga, uriya niba uri kumva. Oya, buri wese waje mu gitabo cy'Ukarisiya Nyagasani afite impamvu yamugeneye. Buri wese washoboye kumva ijambo ry'Imana Nyagasani afite icyo yamugeneye. Aya masomo yose arimo amagambo atatu aza kuduherekeza. Ijambo rya mbere ekute, kumva ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri ubumwe iyo twasangiye Kristo twunga ubumwe. Ijambo rya gatatu ni ububasha bwa Yezu buturuka cyane cyane ku mavuta yasizwe, Roho w'Imana, inspiration. Ubwo bubasha rero twese tuzi kubwakira muri aka kanya. Isomo rya mbere twakiriye ryo mu gitabo cya Ezira riratwerekeza kumva ijambo ry'Imana, la célébration de la parole de Dieu, la liturgie de la parole, liturgie y'ijambo ry'Imana. Ubwo twumvise imbaga y'Imana iteranye imurikiwe Ezira uri kubasomera ijambo ry'Imana. Iri somo ryongera rigufasha kuvugurura uburyo wumva ijambo ry'Imana. Ngo imbaga yari iteranye, ngo Ezira ajya ahirengeye bishatse kuvuga kuri alitari, altus, altum, ahantu hirengereye kugira ngo bose barushe kumubona. Twongere turebe liturujia zacu aho ko kiliziya yacu iteye. Ese usoma ijambo ry'Imana yirengeye akavuga ku buryo bwumvikana? Niba atavuga ku buryo bwumvikana, ni wowe nanjye dushyiremo urwacu uruhare muri sonorisation, dushyiremo urwacu uruhare mu gutaka neza imbere aho utangaza ijambo ry'Imana aba ahagaze, kugira ngo koko avuge kandi avugire imbaga twese tumwumve. Gutegura neza aho twumvira ijambo ry'Imana. Icya kabiri gikomeye cyane gishimishe muri iri somo ni uburyo imbaga iteguwe, imyitwarire y'imbaga, imyifatire y'imbaga, la disposition du peuple de Dieu. Uburyo bose ngo bari bicaye bakagera n'igihe bagahaguruka bari kumva Imana. Uku kwicara n'uku guhaguruka birerekeza kuri liturujia natwe twumva mu ijambo ry'Imana. Kwicara tukabutega amatwi Imana, guhaguruka nk'abagiye mu butumwa. Ngiki cyo migenzo igenda isobanura kumva Imana. Ariko ikintu gikomeye cyane kumvise imbaga yakoze no kumva ijambo ry'Imana, ngo nuko bose bakikiriza bati amen, amen. Bishatse kuvuga ainsi soit-il, ibyo Nyagasani avuze byose turabyemera kandi tuzabikurikiza. Ngo umukristo wagiye mu misa uvise ijambo ry'Imana agira uburyo yikiriza, agira uburyo abyemera, agira uburyo yemera ibyo Imana yamubwiye. Nawe rero nujya wumva ijambo ry'Imana ugishyiraho ka comment uvuga uti amen, ujye uvuga uti Nyagasani ndabyemeye. Igisubizo cyawe ku ijambo ry'Imana ni ikihe? Ntabwo ari ukubyemera gusa n'umurimi gusa, ahubwo ibikorwa ukora nyuma y'ijambo ry'Imana. Amen, amen, amen. Turumvamo kandi muri iki gice gusobanura ijambo ry'Imana, wa murimo w'umusaseredoti kurushaho gufasha imbaga y'Imana gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Muri iri jambo kandi turuvamo ihumure rya Nyagasani, ubwo umuherezabitambo ahumuriza imbaga ngo ntimugire agahinda kuko ibyishimo by'Uhoraho ari byo buhungiro bwanyu. Amen, amen, amen. Iyo uri kumwe n'Imana, yumvise ijambo ry'Imana riraguhumuriza, ukishima, ukanezerwa kuko ari guha ubuzima. Ijambo ry'Imana nawe rigiye guha ubuzima. Ngira isomo rya kabiri naryo twakiriye ryo mu ibara Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, ryerekeza kuri ikoraniro. Kiliziya igomba kunga ubumwe muri Kristo nk'abasangiye Kristo. Hari imvugo y'abapagani igira iti abasangira ubusa bitana ibisambo, kuko nyine basangiye ubusa. Ariko abasangiye Kristo bunga ubumwe, abasangiye Ukaristiya bunga ubumwe. Nanjye nawe twagira turebe ibyo tujya dusangira. Ese tujya dusangira ijambo ry'Imana, tujya dusangira umubiri wa Kristo, tukunga ubumwe na Kristo. Ngiki kivanjirije gutubwira nyuma yuko tumaze kumva uburyo ijambo ry'Imana ritambuka iwacu, tukumva uburyo Yezu aza tugana muri liturujia yacu, natwe tumwakire. Ubwo twumvise Yezu yaragiye mu karere k'iwabo agahagarariza ububasha bwe, nuko agafata igitabo agasoma. Yezu nawe yakoreshaga isezerano rya kera kugira ngo arushe kurisobanura, ariho igisobanuro. Ngiye liturujia ijambo ry'Imana birerekeza kuri Yezu uje kogeza inkuru nziza, uje kwamamaza inkuru nziza mu bakene, imbohe, abapfukiranaga. Ikindi kigaye muri iri vanjiri, Yezu ajya kugaragaza ububasha bwe. Roho wa Nyagasani arantwikiriye. Iryo jambo rirerekeza cyane cyane mu gitambo cy'Ukarisiya, igice Yezu yindumuye n'amaraso bye bita consécration. Icyo gice cyane cyane ba Thomas wa Aquino bakita transubstantiation. Urwo rugendo umugati ukora, urwo rugendo divayi ikora, bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo. Aho rero ni Roho w'Imana.
icyo gice cya misa dukunze kucyita epiclese, roho w'Imana nasakare kuri aya maturo kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso bya Kristo. Amagambo navugwa n'umusaseridoti ufite ububasha yahawe n'Imana, yahawe na Kristo. Uko niba kwendagaza gutura igitambo cy'Ukarisiya utabihawe na Kristo wasizwe umwana w'Imana, Kristos wasizwe umwana w'Imana, ububasha bw'Imana. Ngiyo rero misa Yezu nawe yatangaza ijambo ry'Imana, ariko arahibereye muri iyo sinagoge mu isengero baramenye kumva ijambo ry'Imana. Yezu nawe araza araribasobanurira ubwe nyine, arahibereye atubwira uburyo roho w'Imana amuriho. Ngiye rero misa twumva Yezu ahibereye, dutura igitambo cy'Ukarisiya tuzirikana ko Yezu Kristo turi kumwe, Yezu uza muri twebwe, dusangira na Yezu, akaza iwacu mu giturage iwacu, Yezu akaza iwacu mu masengero yacu, Yezu akaza muri kiliziya yacu, Yezu akaza mu ngo zacu, Yezu akaza mu buzima bwacu, mu mitima yacu, ngo dusangire nawe. Ese nawe iyo urangije guhabwa Yezu, roho w'Imana ahita akwinjiramo, roho w'Imana bagukikije, roho w'Imana bakumurikiye, kugira ngo nawe ujye kwamamaza iki? Inkuru nziza. Uyu munsi turakira ubuhanuzi bwa Yezu. Yezu umusaseridoti, umuhanuzi ndetse n'umwami, cyane cyane ubuhanuzi bwa Yezu butwerekeza kogeza inkuru nziza. Kuvuga, umuhanuzi n'uvuga akavugira Imana imbere ya rubanda, imbere y'imbaga. Iyi mbaga rero iteraniye aha ngaha irakeneye kumva ijambo ry'Imana, irakeneye kumva Imana. Nyagasani ude gukumva, tukwake neza n'umutima wose, maze twigaragarize mu buzima bwacu bwa buri munsi. Liturujia y'uyu munsi yongere twibutse agaciro duhereza ijambo ry'Imana. Uko twumva ijambo ry'Imana, ese ndyakira nte? Ndyumva nte? Mpinduka nte? Ijambo ry'Imana rirampindura cyangwa shaka ko hari abandi bahinduka, nge ngasiga ndi biti bibisi? Ububasha bwa Kristo, ububasha bw'ijambo ry'Imana. Mubyeyi, nimva ibi bintu ntibigucumuze kandi bikugushe, dore ko ubundi ubusanzwe hagwa nyine umuntu udakomeye. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo muri paruwasi imwe yo hirya kure cyane, Trelwe, ngo hari umupadiri ngo akundaga kuvuga nabi. Ubundi busanzwe umupadiri yakagombye kuvuga neza. Ngo hari igihe atumizanye inama hakaza bakeya, cyangwa yatumiza ikoraniro hakaza bakeya, nuko agatangira akabavuga nabi, akabatuka, akongera akabatuka. Nduze kumbaza niba yaratutse ku babyeyi. Ubundi busanzwe umupadiri yakagombye gutukana, ariko nanone umuntu ntacyo atakora, kubera ko nyine iyo umwuka w'Imana wagushizemo, navugaga nyine bwa bubasha, ya konsekarasiyo itakikuriho, bwa bubasha bw'Imana iyo watangiye kugenda ubwonona, burya ntacyo utakora. Ushobora kuvuga nabi, ushobora gutukana. Ntabwo ari aho nashaka kuganisha. Inkuru y'umwana isubira inyuma, ngo wa mupadiri ngo yatumiza inama kuri paruwase, yabona batitabiriye uko yashakaga, agatangira akabatuka, agatuka baje, akabatuka. Ngo kera kabaye ngo hari mu misa yo kuwa gatandatu, ngo bishoke ko hari ikosa ryabaye muri iyo kiliziya aho ngaho. Wa mupadiri ngo arabatuka, yongera arabatuka. None amaze kubatuka neza nawe atashye, yumva bimuriye ahantu, afata icyemezo cy'uko misa y'icyumweru n'ubundi ataza kuyisoma, kuko akurikije uko yababwiye, yabatutse, yababwiye nabi, nta n'umwe ushaka kugaruka. Nuko icyumweru kiragera, iki turi kwizihiza, ngo padiri araryama arasinzira, dore ko atarizeye ko hari n'umukristo wakongera kugaruka kubera ibyo yari yabakoreye abatuka. Nuko ngo padiri ariryamira, araryama, ngo agiye kumva mu gitondo, bishoboke ko hari saa moya nk'igihe cya misa nyine ibera, nuko yumva bari kumukomangira, ati byuka, imbaga iragutegereje ngo ubahe misa. Padiri arikanga, ati koko baje? Nuko padiri bishoboke ko yitunganyije vuba na bwangu, nuko ahitira mu kiliziya. Ngo ageze mu kiliziya, mubyeyi, ibi bintu byumvana ubushishozi, ngo ageze mu kiliziya neza abona imbaga yakubise, abayoboke b'Imana baje ari benshi, ndetse kurenza nuko batazaga. Padiri neza afatwa n'ikiniga n'agahinda, atangira kurira, ngaho afora ikintu cyamurizaga. Ngo yarizwaga n'ukuntu yaraye abatutse, none bakabagarutse. Ako kanya padiri ngo ahita arapfukama, asaba imbabazi, ati iri ni isomo mbonye sinzasubira. Amaze gusaba ikoraniro imbabazi ko yakererewe, ko atazasubira kuvuga nabi, gutukana, nuko bose barikiriza bati amen, turakubabariye, bamuha imbabazi. Guhera ubwo padiri ntiyongeye gutukana, ntiyongeye kuvuga nabi,
nuko ikoraniro ry'aho ngaho ririshima, kuko ibyishimo by'uhoraho nibyo byishimo byabo nyine. Amen, amen, amen. Babuke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uyu mupadiri muri no paruwasi amfashe gutekereza nanjye nka padiri. Ese iyo nabwiye nabi imbaga y'Imana, aho njya nibuka nkagaruka ngasaba imbabazi, cyangwa ndavuga nti ndi mukuru nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Ni kangahe njya nkerereza imbaga y'Imana nk'umusaseredoti, padiri. Ese ujya wibuka gusaba imbabazi? Bepiskopi, abayobozi bacu bakuru, ni kangahe tujya dukerereza imbaga y'Imana? Wenda twasinziriye ntawamenya, twagiye kure. Ni kangahe ujya upfukama ugasaba imbabazi imbaga y'Imana? Bimpa isomo nanjye umusaseredoti, isomo yuko nta muntu udacumura, nta muntu udakora nabi, ariko isi igihe wakoze nabi ujya wibuka gusaba imbabazi, nuko imbaga nawe nyine ikaza kukiza iti amen, amen, amen. Kwibuka gusaba imbabazi abo twahemukiye, abo twacumuriye, bizamfasha nanjye kuvuga neza igihe cyose ni imbere y'ikoraniro, ndi imbere y'imbaga y'Imana, kuko ntaba ndi kuvuga amagambo yanjye ahubwo ari amagambo y'Imana. Tujya gusoreza gutuntu tune tuza kugufasha nawe kumva ububasha bw'ijambo ry'Imana, ububasha bwa Kristo. Icya mbere ni imbaga y'Imana, umuryango w'Imana ukoranira imbere y'Imana kugira ngo uyoboke Imana. Akenshi uzasanga njyewe w'umuyobozi nshaka kwikubira imbaga, imvugo nyinshi cyane zerekana ngo ubasha afite imbaga yanjye, abakristo banjye, abaturage banjye, umurenge wanjye, kiliziya yanjye. Anya none se ibyo ni byawe ko ari imbaga y'Imana nyine? Niba uzasanga abayobozi njye nawe twishyize hejuru, turi gukoresha nabi imbaga y'Imana ngo nyifite ububasha bwahe bwo kajya utawahawe na Kristo. Iyo ni imbaga y'Imana, ntabwo ari yawe. Ntugahindure paruwasi ko ari yawe, ntugahindure diyoseze ko ari yawe, ntugahindure umurenge ko ari wawe. Iyo ni imbaga y'Imana, ukareka Imana ikayikoresha, ntabwo ari wowe uyikoresha. Ushyiraho akarongo, icyaka bigomba gucaho akarongo umuyobozi. Ni imbaga y'Imana nyine yahamagawe n'Imana, convoqué par Dieu, yahamagawe n'Imana, ntabwo ari wowe yahamagaye. Nubwo wabatuka ujye uzirikana ko bahamagawe n'Imana, n'ubundi uzasanga bizanye, uzasanga Nyagasani yabahamagaye yongeye kubazana, kuko atari ubahamagara. Nta muntu ushobora kwihandagaza ngo ahamagare imbaga yishobore, kuko ni imbaga y'Imana nyine, convoqué par Dieu. Mu kiliziya, mu misa, ni imbaga nyine yahamagawe n'Imana. Na niyo mpamvu utagomba gusiba, ntukererwe, kuko n'Imana yaguhamagaye. Ubwo rero tuvuye utumire bw'Imana, bishoboke ko nyine utazaza, ariko Imana iba yaguhamagaye. Hanyuma icya gatatu, Imana ihamagara iyo mbaga ngo bakurikire Kristo. Ntabwo ari umuntu mahurikiye, ntabwo ari padiri mahurikiye, ntabwo ari frere, ntabwo ari masere mahurikiye, ntabwo ari umuyobozi w'ukarisiya mahurikiye, ntabwo ari umuyobozi mu idini mahurikiye, ahubwo mahurikiye Kristo. Na niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bajya bifungira amasakramentu, abandi bakanga kuza mu kiliziya, aturi yampemukiye, padiri yantutse, padiri yambwiye nabi, uriya umuyobozi yambwiye nabi mu kiliziya, nanjye sinzongera gukandagira mu kiliziya kuko yangushije. Yego yakugushije, ariko bishoboke ko utari ukomeye, uko niba wari ukomeye wagombye kumenya uwo wari ukurikiye. Ntabwo ari padiri ukurikiye, ukurikiye nde? Ukurikiye Kristo. Twese dukurikiye Kristo. Na niyo mpamvu nihagira umuyobozi n'umwe uguhemukira, mubyeyi ukomere, ntuzasibe misa, kuko ntabwo ari uguhamagaye, ntabwo ari ukurikiye. Ni ukuri abantu benshi mu kiliziya bajya bakurikira abandi, kandi byabaho ugakurikira ibigare, ugakurikira mama cyangwa papa, kubera ko baramutse bagusize mu rugo ngo bashobora gukurakarira ko utagiye gusenga, nuko nawe ukabakurikira, gukurikira bugare, gukurikira buduma, aho gukurikira Kristo. Twagiye twikurikirira abantu, aho kuyoboka Imana. Abantu benshi bajya bayoboka amadini yabo. Dusaba inema yo gukurikira no gukurikiza Kristo mu gitambo cy'ukarisiya, mu isengesho. Icya kane tujya gusorezaho, ni umuntu bavuze utagomba kuvuga nabi, utagomba gutukana, ngo ni umubyeyi. Impamvu umubyeyi adatukana ni uko icyo avuze kiraba. Ikizakubwira ko uri umuntu mukuru, icyo uzavuga kizaba, kuko abana barabeshya. Umuntu mukuru icyo avuze kiraba. Niyo uvuze ikibi ujye umenya ko kiba, n'uvuga icyiza kijya kiba. Ni nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney ajya atanga. Tekereza nawe, simple masomo que je suis nka padiri, ngahamagara Yezu mu gitambo cy'ukarisiya, ya consécration ngo azatagatifuze ariya maturo. Ubwo bubasha nabukura he? Ntabwo na Kristo. Na niyo mpamvu ngomba gukora ibishoboka byose ngo ubasha nkabusigasira. Ngaho mubyeyi nawe utekereza igihe ujya umara utukana, utongana, uvuga nabi,
uzi ko ububasha uri gukoresha ukabukoresha nawe ububasha bwa Kristo. Dusabe inema gukorera Kristo, njyewe konsekarasiyo y'amavuta. Dusabe inema uno munsi kutavuga nabi, kudatukana, ahubwo tureke ububasha bw'Imana budukoreshe. Nibwo natwe tuzakora neza, nibwo natwe tuzasenga neza, nibwo natwe isengesho ryacu rizaba iriduhindura. Nkwifurije guhimbaza Imana neza n'umutima wawe wose, urangabire Nyagasani buri munsi. Mugire icyumweru cyiza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.